mushaka ubwugamo, mubyeyi ushaka ubwugamo, musore ushaka ubwugamo, mukobwa ushaka ubwugamo, mugabo ushaka ubwugamo, muvuga butumwa ushaka ubwugamo, muhani mureka mushaka ubwugamo. Imvura y'iki? Imvura y'amahindu itaragwa. Imana itugirire neza, ishakira ubwugamo ku Mana kugira ngo Imana yakugambiriyeho nicyo kizakubaho, ntabwo icyo abarozi bagambiriye ari cyo kizasohora, kuko ijambo ryavuze ngo ntabwo umusatsi wa Frode atazaza kugusaka agasanga ufite Frode wibitseho, agasanga urakibitseho Frode z'udupira two muri Bonapo. Mwabagore mwe, Imana igiye kujya ibateza ibibyimba, izibona po mubamo, izibona po mujyamo, mukashyira udupira mu mura, mugashyira udupira mu maboko. Ndabatangariza iri tangazo ngo nta kobwa mwe inda muzikuramo buri munsi mwiyita abakobwa mutari abakobwa, muri abagore, ntimunemera ko muri abagore, ariko nyamara nimuhindukire muve mu ngeso mbi za kamere. Muve gitondo cy'uyu munsi hari nka saa 11 bwari bwakeye niho nagize iyerekwa ry'umuntu, kandi noneho wenda namutangaza mu izina rya Yesu, kuko mfite amakuru neza. Burya iyo umuntu afite amakuru y'ijuru biba byoroshye. Imana itugirire neza. Nagize iyerekwa ry'umuntu uri mu gihugu cy'Uburundi, amutangariza ngo mubwire ngo niyumva iki kiganiro agarukiraho agize ute, agarukiraho ageze, nukuri agarukiraho ageze na bakunze ijambo ry'Imana kandi bakunze Umusaraba TV. Reka tusohoke tubaramutse mwese mudukunda kandi mugakurikira ibiganiro byose tunyuza ku Umusaraba TV. Kamvuga ngo umugisha w'Imana nowe namwe kandi ineza y'Imana ibamo ndetse nabanyu bose mu bice bitandukanye mugiye muherereyemo hafi na kure. Mwese mukamwumva urimo ndi kuvuga, mbahaye ikaze kandi mbabwire yuko mbakunda, ariko kandi Imana ibakunda kundusha. Imana rero nibagiriye neza kandi Imana yumve gusenga kwanyu mu izina rya Yesu Kristo. Ngize umugisha rero mu gihe kinini cyagishize nongeye kubona umuhanuzi w'Imana Mama Ishimwe. Uraho neza? Ndaho ndashima Imana. Urakomeye? Ndakomeye cyane gose. Rwose urakomeye. Rwose meze neza cyane. Yes. Amakuru kimeze? Makuru ni meza. Vuga ngo haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Mama Ishimwe, twishimiye kubana nawe kuri uyu munsi. Murakoze cyane, natwe turabyishimiye. Mu minsi yarishize tudahura, natwe turabyishimiye mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro igumugisha. Reka tugusabe kandi usuhuze abaduteze amatwi muri kano kanya. Murakoze cyane. Dushuhuje abaduteze amatwi uyu mwanya, abakurikiranye Umusaraba TV, inshuti z'Umusaraba TV, turabashuje mu izina rya Yesu. Imana ibaho umugisha. Dushuhuje abari hano mu gihugu cy'u Rwanda rwacu, Imana nibaho umugisha. Turasuhuza abari mu bihugu bitandukanye, muri Amerika, mu Bwongereza, mu Bufaransa, mu Buhinde, mu Burundi, mu Bugande, mu bihugu byose inshuti zacu turazishuhuje. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibaho umugisha, Imana iduhe umugisha, nawe Imana igumugisha mu izina rya Yesu Kristo. Nshuti muvane muduteza amatwi rero tugiye kubana muri kano kanya, reka mbasabe kugira ngo dutangirane dusozanye turibuze guhabwa umugisha. Wumvishe ubutumwa bwiza ba natwe. Mama Ishimwe, senga Imana ukunguka kuyobora ugenda uko ngoko. Ni karibu. Reka twubahe Imana dusenge. Mana turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye kugira neza kwawe, turagushimye mukunzi mwiza, turagushimye ko wabanye natwe ukaturinda. Izina ryawe nirihimbazwe. Warinze inshuti z'Umusaraba TV, nuhimbazwe uhabwe icyubahiro. Twongeye kugaruka imbere ya kamera nta gikuba cyacitse, tugushima tuguhimbaza, tuvuga imirimo yawe, tuvuga imbaraga zawe wagize neza Kristo. Nyemerera rero mwami mwiza, aka kanya dusengeye abantu bagiye kudukurikirana, abantu bagiye gukurikirana iki kiganiro, kugira ngo ubagirire neza kandi ubahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Ukuboko kw'Imana nikubabeho, icyubahiro ni icyawe.
byawe. Urakoze mwami mwiza urakarama rero, nyemerera data wa twese nshishwe bugufi ushyigwe hejuru, imbaraga zawe bari zo ziganza, igitinyiro cy'Imana kibane natwe muri aka kanya, izina ryawe nirihimbazwe. Urakoze urakarama rero kuri umwami mwiza, kandi umuntu wese uri bunkurikirane umuhereza umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Ufite ibibazo birangire, ufite ubugwayi akire, ufite intambara zirangire, urengera abantu bawe babasha kuri bukurikirana iki kiganiro, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Urakoze urakarama rero, nuganze utegeke muri byose, ni mu izina rya Yesu, amen. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Dushimiye Imana ko twongeye kugaruka imbere ya kamera turi bazima, nta gikuba cyacitse, turi bazima, imiryango yacu nabo ni bazima, inshuti n'abavandimwe ni bazima, abakurikiye Umusaraba TV nabo ni bazima. Imana ibaha umugisha kandi ibagirire neza. Rero nejejwe n'Imana mu mutima wanjye ko nongeye kugaruka imbere ya kamera, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Imana ibaha umugisha kandi ibagirire neza. Abantu bankurikiranye, abantu bari kunyumva, Imana ibaha umugisha kandi ndabakunda mu izina rya Yesu Kristo. Inshuti zanjye zo ku Musaraba TV ndabakunda, Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Rero dushimye Imana yo kabyara itabura uko bigenza, igibana natwe uko bwije uko bukeye, tukaba tugihumeka umwuka bazima. Imana ishimwe. Tugarutse imbere ya kamera rero tuvuga gukora kw'Imana, tuvuga imbaraga z'Imana, tuvuga ineza y'Imana. Imana yarahabaye, muririmbyi yararimbye avuga ngo Imana yarahabaye cya gihe, yarahabaye. Imana ishimwe. Imana yarahabaye, yarabarinze abagabo, yarabarinze abasore, irabarinda abakobwa, irabarinda ingeri zose. Imana yarinze Abanyarwanda, yarinze abantu bose muri rusange, kandi n'ababuza babo babwira ngo ni mwihangane, mwisi niko biri niko bigenda. Kuko umuririmbyi we yararirimbye aravuga ngo nta mahoro yuzuye twabona mwisi, ngo cyakoze kwa data niho hagize ute, niho hasendereye amahoro. Rero nifuriza abantu babuza babo kugira ngo nibihangane nibakomere, abagwaye nabo nibihangane nibakomere, bagomba gukira mu izina rya Yesu. Dushimye Imana rero, ntigibura uko bigenza. Imana yacu ihimbazwe kandi ihabwe icyubahiro. Iyo tugarutse imbere ya kamera tuba dufite icyo kuvuga, Imana ibaduhaye icyo kuvuga. Mutega amatwi mwumve rero icyo Imana yagize ute, icyo Imana yashyize ku mutima wanjye, cyangwa se icyo yavuganye nanjye, kugira ngo ntibatangarize. Kuko n'ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo hahiga umuntu wese udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha. Amategeko y'Uwiteka ngo akaba yo yibwira ku manywa na ryari na nijoro, ngo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi, cyera imbuto mu gihe cyacyo, ngo ibibabi byacyo ntabwo byuma, ndetse icyo azakora cyose kizamubera kiza. Imana ishimwe. Harahiga umuntu rero ugiye kuntega amatwi, harahiga umuntu ugiye kunyumva akumva icyo ngiye kuvuga. Imana y'amahoro imugirire neza, Imana imuha umugisha, izina ry'Imana rihabwe iki, izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Imana ibagire neza kandi ibaha umugisha. Murakoze cyane kunkurikirana. Imana ishimwe, Imana ishyigwe hejuru, kuko ni Imana ishobora byose. Hahiga umuntu wese uyifata nk'inyembaraga, kuko ijambo riravuga ngo numfata nk'inyembaraga nzaza nk'inyembaraga, numfata nk'inyantege nke nzaza nk'inyantege nke. Ariko birakwiriye yuko dufata Imana yacu nk'inyembaraga, birakwiriye ko tuyifata nk'Imana ikomeye ku buzima bwacu. Ufata Imana nk'inyembaraga ku buzima bwawe, mu kibazo uhagazemo uyifate nk'inyembaraga, niba ugwaye uyifate nk'inyembaraga, kuko haracyariho ibyiringiro yaho igiti cyatemwa kirongera kigashibuka mu izina rya Yesu Kristo. Rero ndakwifuriza kugira ngo fata Imana nk'inyembaraga, wiyifata nk'inyantege nke. Niba ufite ikibazo yifate nk'inyembaraga, kuko niyifata nk'inyantege nke iraza nk'inyantege nke. Imana ishimwe. Imana ibaha umugisha kandi bagirire neza. Njya nkunda kubwira abantu aya magambo ngo mureke dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, kuko ibindi byose bizaza ari iki, bizaza ari inyongera. Dushaka ubwami bw'Imana no kugira ute, no gukiranuka, ibindi bizaza ari inyongera. Ibyo ukora ushaka ubwami bw'Imana, we kwigwirizaho amafaranga menshi, ngo wigwirizeho ubutunzi bwinshi, udafite gushaka iki, gushaka ubwami bw'Imana. Imana ikugirire neza kandi wowe nkurikiranye, Imana iguha umugisha. Ishakira ubwami bw'Imana, ishakira ubutunzi bwo mu ijuru, ibindi byose bizaza ari iki, bizaza ari inyongera. Nukiranuka Imana izagira ite, Imana izakugirira neza, Imana izakurengera. Mureke tugire ute, nimuze tube maso, nube maso. Urugero uhagazemo aho uhagaze hose ube maso, kuko
byanga bikunda nuba amaso Imana izagira ute izakugirira neza. Wowe wihebye, wowe ubabaye, wowe uri mu bitaro, wowe ugwaje, nakubwira ngo komera kandi wihangane. Haracyariho ibyiringiro nubwo ugwaje, nubwo ugwaye, nubwo ubona bikomeye, nubwo ubona bigoye, haracyariho ibyiringiro, haracyariho ibyiringiro byo gutabara, haracyariho izindi mbaraga. Nakubwira ngo komera, ushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ukiranuka uryamye mu bitaro, ukiranuke muri ubwo bugwayi, nukiranuke Imana izakugirira neza, Imana izakurengera, Imana izagutabara. Izina ry'Imana rishimwe. Aho uri hose gira umwete ukiranuke, ushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, kuko ibindi byose bizaza ari iki? Bizaza ari inyongera. Imana ishimwe. Mbwira abanyarwanda ngo mushaka ubwami bw'Imana no kugira ute? Mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, mubane n'umwami Imana azabagirira neza, mubane n'Imana irushaho kubarengera, mubane n'Imana irushaho kubatabara, cyane ko turi mu minsi igoye, turi mu minsi iruhije abagenzi. Ariko nakubwira ngo kiranuka, ushaka ubwami bw'Imana, ushaka Imana kandi uyishakisha iki? Uyishakisha umwete, usenga Imana ubudacogora, utitirize Imana y'amahoro ikugirire neza, utitirize mu kibazo uhagazemo, utitirize mbese ubona byagucanze, ubona byakugoye, nutitirize ubona ubukene bwanze wabuze amafaranga, nutitirize. Hari Kristo ugambiriye kugira ute? Kukugirira neza. Ariko ibyo byose nakubwira ngo banza ushaka ubwami bw'Imana no kugira ute? No gukiranuka, Imana ikugirire neza. Niwakiranuka ugashaka Imana ukayishakisha umwete, n'ibindi byose bizaza, izakurengera, izagukura muri ibyo bitaro uryamyemo, izagukura kuri icyo gisasiro cy'ubugwayi. Wowe nukiranuke ugire kuyizera, kuko Imana igize ite? Imana ishobora byose. Humura rero, Imana izagira ite? Izakugirira neza. Wiheranwa n'agahinda, ngo uheranwe n'umubabaro, wumve yuko ibintu byakomeye, wumve ko ibintu byagucikiyeho, wumve ko nta cyerekezo. Imana ifite iki? Imana ifite icyerekezo munyarwanda, Imana ifite icyerekezo. Umuntu wese uri kunyumva, Imana ifite icyerekezo. Ibyo udafitiye inzira, Imana yacu igize ite? Imana ibifitiye inzira. Izina ry'Imana rihabwa iki? Izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Rero kora imirimo myiza, ukora imirimo yo gukiranuka, Imana y'amahoro yiteguye kugira ute? Yiteguye kukugirira neza. Muririmbyi we yararirimbye avuga ngo ishakira ubwugamo bwiza, imvura y'amahindu itaragira ute? Itaragwa. Nimushaka ubwugamo, mubyeyi ushaka ubwugamo, musore ushaka ubwugamo, mukobwa ushaka ubwugamo, mugabo ushaka ubwugamo, muvuga butumwa ushaka ubwugamo, muhanuzi wishakira iki? Wishakira ubwugamo, mudiyakoni ushaka ubwugamo, wa muririmbyi we nushaka ubwugamo, Imana ikugirire neza. Nimureke mushaka ubwugamo, imvura y'iki? Imvura y'amahindu itaragwa, Imana itugirire neza. Ishakira ubwugamo ku Mana kugira ngo Imana igire ite? Imana ikubambira iki? Imana ikubambira amahema. Imana y'amahoro izana uburinzi ku buzima bwawe, izana uburinzi ku muryango wawe. Imana itugirire neza, Imana y'amahoro ikurengere. Rero ishakira ubwugamo iyi mvura itaragwa, kuko iyi mvura nigwa ikakunyagira bizakubera bibi, bizakubera umwaku. Ariko nakubwira ngo ishakira iki? Ishakira ubwugamo. Shaka umutaka, shaka umutaka wo kwitwikira iyi mvura, shaka umutaka wo kukurengera muri iki gihe iyo mvura igiye kuza. Shaka umutaka wo kuyitwikira, Imana ikugirire neza. Mureke uburangare, mureke kudamarara. Ibyo udamarayemo, ubucuruzi udamarayemo, amafaranga udamarayemo, inzu nziza udamarayemo, imodoka nziza uri kugenda mukumva ko nta mahoro, nta mahoro, ukumva ko ibintu ari sawa. Ariko ijambo ryarambye ngo nta mahoro y'iki? Nta mahoro y'abanyabyaha. Ni ku Uwiteka agize ute? Ni ku Uwiteka avuze. Mureke dukizwe kandi dukiranuke, twishakira ubwami bw'iki? Ubwami bw'Imana. Ibindi byose bizaza ari iki? Bizaza ari inyongera. Imana y'amahoro nikugirira neza, Imana igutabare wowe unkurikira, wowe ukurikirana iki kiganiro. Nyagasani Yesu nakubambeho iki? Nakubambeho amahema. Nyagasani Yesu nakubyutsa ibyo bitaro uryamyemo. Nyagasani Yesu nagukiza izo ngwara urwaye. Imana y'amahoro ikugirire neza. Iyo diabete Imana yayikiza irabishoboye. Imana ikugirire neza. Iyo kanseri urwaye Imana yayigukiza. Izo mpyiko urwaye Imana yazigukiza. Ubwo bumuga bukurembeje Imana yabugukiza, kuko Imana igize ite? Irabishoboye. Aleluya. Icyo usabwe wowe nukuyiringira, nukuyizera. Wumve ko Imana igize ite? Wumve ko Imana ishoboye. Wumve ko Imana iri mu ruhande rwawe. Wiheranwa n'agahinda,
uheranwe n'umubabaro ngo wumve ko byananiye abaganga, abadogiteri b'inzobere byarabananiye, izi ndwara zawe zarananiranye, wagiye mu bitaro ujya Faisal birananirana, bakohereje mu Buhinde birananirana, ariko ndakubwira ngo ibyo byananiranye ku bana b'abantu imbere y'Imana bigize ute? Imbere y'Imana biroroshye. Bivuze ngo rero haracyariho iki? Haracyariho ibyiringiro byo kukurengera, haracyariho ibyiringiro byo kugutabara, haracyariho ibyiringiro byo kuguhagurutsa aho wicaye, haracyariho ibyiringiro kugira ngo Imana y'amahoro izi kugirire neza. Wowe icyo usabwa ni ukugira ute? Icyo usabwa ni ukuyizera. Imana yacu ishimwe, Imana irareba kandi irabona, Imana irebera hose iki? Irebera hose icyarimwe, aho uri irakubona. Wivuga ngo igihe umariye muri iki kigeragezo ngo Imana ngo ntikubona, ngo yagiye. Imana irakubona nshuti yanjye, Imana irahari. Nubwo wihebye, nubwo ubona nta nzira, ariko Imana irahari. Kandi Imana ifite iki? Imana ifite inzira ku buzima bwawe, Imana ifite inzira ku mibereho yawe. Ndakubwira ngo izere iki? Izere Imana, kuko Imana ifite inzira y'iki? Y'ibibazo byawe. Imana ishimwe, Imana itugirire neza, Imana iturengere. Nyagasani yururukijwe no kugira ngo agutabare, yururukijwe no kugira ngo agire ute? Akurengere, yururukijwe no kugira ngo nukuri akubere iki? Akubere ku rugamba, aza kugwanirire. Imana yacu nishimwe kandi Imana ikugirire neza. Rero narimvuze ngo humura, wikuka umutima, izere iki? Izera Imana ishobora byose, izera Imana izakugirira neza, izera Imana ije kukongerera imyaka yo kongera kubaho. Wabonaga rwose igihe cyawe kirangiye, wabonaga rwose ibintu byacitse, ariko Nyagasani Yesu aje kukongerera iki? Kukongerera imyaka yo kongera kubaho. Wowe urasabwa kugira ute? Urasabwa kuyizera, urasabwa gutumbira Kristo kugira ngo ikurengere. Imana y'amahoro nukuri iguhagarareho. Yesaya 7:7 yaravuze ngo imigambi yabo ntabwo izagira ute? Ntabwo izahama, ntizasohora ku buzima bwawe. Ibyo bakugambiriyeho barozi barakuzengereje, bakuroga uko bwije uko bukeye, baguteza amahembe, baguteza imbaraga mbi, bahora buri munsi, ariko ijambo riravuga ngo imigambi yabo ntabwo izahama, nta nubwo izasohora ku buzima bwawe. Icyo bagambiriye ntabwo ari cyo kizasohora. Imana ishimwe, haleluya. Ahubwo Imana yagambiriye nicyo kizasohora ku buzima bwawe. Yagambiriye ko izakugirira neza, izabikora kuko yitwa Imana. Yagambiriye ko izagutabara, izabikora kuko yitwa Imana. Yagambiriye ko izakurengera, izakurengera kuko yitwa Imana. Yagambiriye ko ikongera iminsi yo kubaho, izabikora kuko yitwa iki? Yitwa Imana. Ntabwo hazabaho icyo abantu bagize ute? Icyo abantu bagambiriye, ahubwo hazabaho icyo Imana yagambiriye ku buzima bwawe. Kandi Imana yakumenye kera ukiri n'urusoro mu nda y'umubyeyi yakubyaye. Imana yari igize ute? Yari ikuzi, igufiteho iki? Igufiteho umugambi. Rero nakubwira ngo komera, nubwo ubona bakuroga uko bwije, nubwo ubona bakoherereza amahembe, nubwo wumva nta buzima umubiri wawe nta buzima ufite, ariko icyo Imana yakugambiriyeho izagisohoza mu izina rya Yesu. Kandi intego Imana ifite niyo kugira ute? Niyo kukugirira neza. Intego Imana ifite niyo kugutabara. Intego Imana ifite niyo kukurengera. Humura rero, Imana izakurengera. Ntabwo icyo abantu bagambiriye ari cyo kizasohora, ahubwo hazasohora iki? Azasohora icyo Imana yagambiriye ku buzima bwawe. Rero Imana irakuzi, izi n'amazina yawe, izi myicarire yawe, ndetse Imana izi imihagurukire yawe. Imana nishimwe, buri kimwe cyose Imana irakizi, ndetse akazi ukora, akazi wicayemo, Imana irakazi. Imana ikugirire neza kandi Imana iguha umugisha. Imana yacu niyamamare. Rero nakubwiraga ngo humura, mbese humura ukomere. Icyo Imana yanditse ku buzima bwawe yaracyanditse. Imana ishimwe, Imana itugirire neza. Ijambo ry'Imana rivuze gutya ngo icyo yakugambiriyeho nicyo kizakubaho, ntabwo icyo abarozi bagambiriye ari cyo kizasohora. Kuko ijambo ryavuze ngo ntabwo imigambi yabo ntabwo izahama, nta nubwo izasohora ku buzima bwawe, ahubwo Nyagasani Kristo icyo yagambiriye ku buzima bwawe nicyo kizagira ute? Nicyo kizasohora. Komera kandi wihangane. Imana ifite umugambi mwiza wo kukugirira iki? Wo kukugirira
kukugirira neza. Rero nukiranuke ushaka ubwami bw'iki bw'Imana no gukiranuka, umenye ko ibindi bizaza ari inyongera. Ayo mazu azaza ari inyongera, izo modoka zizaza ari inyongera, amafaranga azaza ari inyongera, abana bazaza ari inyongera, buri kimwe cyose kizaza ari inyongera ku buzima bwawe. Wowe shaka ubwami bw'iki? Shaka ubwami bw'Imana no gukiranuka. Mu mwanya uhagazemo uririmba ukiranuka, ubwiriza ukiranuka, uhanura ukiranuka, kugira ngo igihe kitazagera bakakubwira ngo mva imbere sinigeze nkumenya. Imana itugirire neza, ngo kuko ngo hari benshi bazavuga ngo Mwami Yesu, ngo twahanuraga mu izina ryawe, ngo twaririmbaga mu izina ryawe, ngo twabwirizaga mu izina ryawe, ngo nuko ngo akababwira ngo nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi bimwe, ntabwo nigeze kugira ute, ntabwo nigeze kubamenya. Rero kiranuka muri byose, mu byo ukora byose ukiranuke, mu buririmbyi bwawe ukiranuke, mu budiyakoni bwawe ukiranuke. Imana y'amahoro ikugirire neza. Umusatsi wa Frode atazaza kugusaka agasanga ufite Frode wibitseho, agasanga urakibitseho Frode z'udupira two muri Bonapo. Mwabagore mwe, Imana igiye kujya ibateza ibibyimba, izi Bonapo mubamo, izi Bonapo mujyamo, mukashyira udupira mu mura, mugashyira udupira mu maboko. Ndabatangariza iri tangazo ngo nta juru ry'iki, nta juru ry'abicanyi ririho. Uri umwicanyi niba ukijya muri Bonapo ukiririmbana agapira, ugihanurana agapira ko mu mura, mbese nta juru ry'iki, nta juru ry'abantu baba muri Bonapo ribaho. Ntabwo waba uri gukiranuka, nta nubwo wari gushaka ubwami bw'iki, ubwami bw'Imana. Kuko abantu bari muri Bonapo Imana igiye kujya ibateza ibibyimba, mugende ku maseta bababage, ndetse bamwe munagweyo. Kubera iki? Kubera ingaruka z'iki, z'ibyaha mukora. Ingaruka mugiye kuzigira ute? Mugiye kuzibona. Imana itugirire neza. Rero birakwiye ko ugomba gukora umurimo w'Imana, ukawigengeseramo, ugakiranuka muri byose, ukava muri Bonapo mu izina rya Yesu Kristo. Imana ikagushyigikira. Wibuke ko nubwo uri muri Bonapo ufite umwana umwe cyangwa babiri, wibuke ko hari umuntu umaze imyaka 25 yarabuze urubyaro, asenga yarabuze urubyaro, ariko wewe wagiriwe ubuntu bwo kubyara, urangije ngo babiri ni benshi, ngo reka ujye kuringanyiza. None se kugiye kuringanyiza, Nyagasani Yesu we naza kuringanyiza nabo babiri yaguhaye, uzabigenza ute? Uzarira amarira angana iki? Rero ndabatangariza itangazo rivuga ngo nimushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, nimuve muri Bonapo, nimureke ibyaha, nimuve muri utu dupira. Abandi bari kwimahoroneza ngo agashinge ngo nta kintu gatwaye. Ako gashinge nako karaje kagira ute? Karaje kagukoreho. Kuko nyamira icyakoze icyampa Imana ngo nyumve, icyampa Imana ngo ushyire ijambo ry'Imana icyo rivuze ku buzima bwawe. Icyampa Imana ni ukuri ngo ukizwe kandi ugira ute? Ukiranuke. Imana ikugirire neza. Mureke dukorere Imana, tuyikorere mu kuri no mu mwuka, tuyikorere dukiranutse, kuko ijambo ryavuze ngo imigambi yabo ntabwo izahama, ntizasohora ku buzima bwawe. Bivuze ngo Yesu icyo yagambiriye kuri wowe nicyo kizagira ute? Nicyo kizasohora. Va muri Bonapo, Imana ikugirire neza. Hari abantu biteje ibyago, biteje amakuba, batuma inyatsi yinjira mu ngo zabo. Mbese inyatsi yinjiye iwawe ariko ntiwamenye icyayinjije. Inyatsi yinjijwe n'aka gapira washyize mu mura, inyatsi yinjijwe n'aka gapira washyize mu kuboko. Utangira kubura ibyo kurya, utangira kubona ubukene bwinjiye, wibaza uko byagenze. Inyamara ni wowe winjije iki? Ni wowe winjije inyatsi mu rugo iwawe. Va muri Bonapo urebe ko Imana itakugirira neza. Rero nshuti yanjye, nshuti y'umusaraba, mureke dukizwe dukiranuka, twishakira ubwugamo. Imvura y'amahindi itaragira ute? Itaragwa. Mwabagore mwe rero ndagira ngo mbabwire ngo nimuve mu Bonapo. Barabashuka bababeshya bakababwira ngo kujya muri Bonapo ngo ntabwo ari icyaha. Ni icyaha, n'ubikubwira azarimbuka, kubera yuko ni icyaha kujya muri Bonapo. N'ubwicanyi, abandi amadamu uri kuyakuramo, impinja mwazimariye muri tuwarete. Nyaboneka mukwiye kugarukira iki? Mukwiye kugarukiraho. Mwabakobwa mwe, inda muzikuramo buri munsi mwiyita abakobwa mutari abakobwa, muri abagore. Ntimunemera ko muri abagore, ariko nyamara nimuhindukire, muve mu ngeso
ngeso mbi za kamere, muve mu ngeso z'ibyaha. Nyamara Nyagasani Yesu agira ute? Abagirire neza. Imana ibaha umugisha, Imana ihereza umugisha umuntu wese uzumva iki kiganiro akabasha guca bugufi akegera Imana akihana. Imana yacu ni inyembabazi, Imana iracyababarira, kandi impamvu nuko Imana irabakunda, ikunda ubugingo bwanyu, ntabwo ishaka ko murimbuka murimbuwe n'amabonapo. Ushobora kuba utiba utaroga ariko bonapo ikakurimbuza, ushobora kuba ntawe utuka ntawe ugirira nabi ariko bonapo ikagira ite? Ikakurimbuza, kuko ni icyaha. Uwiteka yanga iki? Yanga urunuka. Ni icyaha mu buryo bukomeye. Rero waca bugufi, ukaca bugufi, ugasaba iki? Ugasaba Imana imbabazi, Yesu akakugirira neza. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Ngo nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu cya hehe? Ngo cyo mu ijuru. Ngo ariko nimwanga mukagoma, ngo inkota y'Uwiteka izagira ite? Inkota y'Uwiteka izabarya. Nimwanga kumvira, inkota y'Uwiteka izabarya. Ariko nimwemera mukumvira, mukumvira umwuka, mukumva icyo Imana ivuze, Imana izabagirira neza. Muzarya ibyiza byahe? Byo mu gihugu cyo mu ijuru. Imana ibaha umugisha kandi ibagirire neza. Imana ishimwe cyane. Mu gitondo cy'uyu munsi hari nka saa 11 bwari bwakeye niho nagize iyerekwa ry'umuntu, kandi noneho wenda namutangaza mu izina rya Yesu, kuko mfite amakuru neza. Burya iyo umuntu afite amakuru y'ijuru biba byoroshye. Imana itugirire neza. Nagize iyerekwa ry'umuntu uri mu gihugu cy'u Burundi. Imana y'amahoro niyumva iki kiganiro, gusa Imana imufashe kandi imurengere. Imana itugirire neza. Nagize iyerekwa ry'umuntu bita Natasha uri mu gihugu cy'u Burundi. Ni umuntu nabonaga rwose ni umuntu ukomeye cyane. Isi iramuryoheye kuko abayeho mu buzima bwiza, abayeho mu buzima bukomeye kandi bwiza bumunejeje. Mbese ubuzima isi cyangwa se ijuru ryiwe yarigezemo, kuko uburyo abayemo ni ubuzima bwiza. Akomeye muri kiriya gihugu cy'u Burundi, mbese arakomeye mu nzego zose, zaba n'iz'ubuyobozi zaba n'inzego zo hasi. Ni umuntu ugize ute? Ni umuntu ukomeye. Ni ukuri isi yaramuryoheye, isi mbega isi yamubereye nziza. Ariko ndamutangariza ngo mubwire ngo niyumva iki kiganiro agarukiraho agize ute? Agarukiraho ageze. Ni ukuri agarukiraho ageze. Natasha we, ugarukiraho ugeze, kubera yuko Imana y'amahoro ntabwo inejejwe n'ibintu ugize ute? Uhagazemo. Kandi igihe cyawe, ndagutangariza iri tangazo rivuga ngo igihe cyawe ni ukuri kigiye kugira ute? Kigiye kurangira. Imana itugirire neza kandi iguha umugisha. Urakomeye pe. Ni umuntu w'umutunzi, afite amafaranga, afite byose. Ijuru ryiwe yarigezemo, ariko nabane n'Imana kugira ngo nubwo afite umunezero wo muri kiriya gihugu cy'u Burundi, azagire n'umunezero wa hehe? Azagire n'umunezero wo mu bwami bw'iki? Mu bwami bw'Imana. Rero uyu muntu, Imana y'amahoro, Imana data wa twese, Imana nkorera, Imana nziza, irashaka kurokora iki? Irashaka kurokora ubuzima bwe, cyangwa se kurokora ubugingo bwe, kuko igihe ashigaje muri we ni igihe gito cyane. Ni igihe gito cyane. Ariko niyemerera Imana agahindukira, Imana hari ikintu Imana yakora ikamwongerera iminsi yo kubaho. Hari ikintu Imana yakora ikongera ikagaruka. Nabe yihanganye, aba akweke iyi si muryoheye, iyi si iramuryoheye, ibintu bimeze neza. Ariko ni ukuri hoteli nziza, afite hoteli nziza, ayicaramo arinezeza. Ariko Imana irashaka ko uyiha umwanya mu mutima wawe. Wavuga ati se Natasha ni uwuhe? Mbese ni iki? Uyu muntu ibimenyetso amakuru mfite neza, amakuru ye mfite neza, kandi ni ukuri y'ijuru akizwe. Yegera iki? Yegera Imana, yongera imwongerere iki? Imwongerere igihe cyo kubaho. Imana ikugirire neza. Ntabwo ari umukobwa Natasha, ni umubyeyi. Ni umubyeyi. Wa mubyeyi we, garukiraho ugeze, wongere wemerere iki? Wemerere Imana, kuko isi yo rwose, mbese isi irakuryoheye pe. Ubayeho neza,
ubayeho mu buzima bwiza, ubayeho mu buzima bwo gukora icyo ushaka, ubayeho mu buzima bwo kugenda aho ushaka, ubayeho mu buzima wumva ko bukuryoheye, ariko ubwo buzima wumva ko bukuryoheye ntabwo Imana igize ite, ntabwo Imana ibinezerewe. Suzuma neza, ugirane ubusabane n'iki, ugirane ubusabane n'Imana, ushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka. Wa mubyeyi we, aho uri niwiyumva, n'umugabo wawe ni umuzungu, nubyumva ukumva iki kiganiro, ni ukuri uce bugufi imbere y'iki, imbere y'Imana. Icyo ni ikimenyetso gifatika, ni ikimenyetso giturutse ku Uwiteka. Rero ugarukira iki, ugarukira Imana, kugira ngo Data wa twese akongerera iki, akongerere ibihe byo kubaho. Kandi niwemerera Imana, irakongerera iminsi yo kugira ute, irakongerera iminsi yo kubaho. Ariko nukomeza kwinangira iki, nukomeza kwinangira umutima, ni ukuri mbaye ngize ute, mbaye ngusezeyeho. Ariko niwumva iki kiganiro ugaca bugufi, Imana iragira ite, Imana irakongerera iminsi yo kubaho, Imana irakongerera iminsi y'ubuzima bwawe. Kuko Imana irashaka iki, Imana irashaka ubuzima bwawe, Imana irashaka ubugingo bwawe. Ntabwo Imana ishaka ko urimbukira muki, urimbukira muri iyi si kuryoheye, kandi iyi si nubwo ikuryoheye ntabwo ari isi nziza. Ahubwo Imana irashaka kurokora iki, irashaka kurokora ubugingo bwawe. Mpamvu aya magambo Imana yayantangarije, ni uko igukunda. Ntabwo ndagera i Burundi, ariko urakomeye, ndetse rwose uri umuntu utikoraho, uri umuntu utamenyerwa. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo abantu baragutinya, ariko Imana yo ntabwo ubu tuvugana, ntabwo Imana iri kugira ute, ntabwo Imana iri kugutinya. Kandi ikindi, ntabwo Imana iri kuranzika, Imana ikugirire neza. Rero uko uhagaze, uko uri muri iriya hoteli urimo, iyi Mana iraza kugusangamo nutagaruka. Mbese iyi Mana y'amahoro iraje ku buzima bwawe, irashaka kukurokora, irashaka kurokora ubuzima bwawe, irashaka kukurengera, irashaka kugutabara. Nubwo bimeze gutyo, uko uri kose nikugeraho ntabwo iri bugutinye. Rero nakwifuriza kugira ngo ugarukire iki, ugarukire Imana. Imana ikongerera iminsi, ikongerera igihe. Iyo message ni ya Natasha uri mu gihugu cy'iki, mu gihugu cy'u Burundi. Imana imusure, Imana imugereho. Kandi nukuri Imana ikunda ubugingo bwawe, niyo mpamvu Imana igize ite, Imana ikuburiye. Data wa twese rero agufasha kubyumva kandi akugirire neza. Nge ndi umuyoboro w'Imana, shohoje icyo Imana yavuganye nanjye. Imana y'amahoro iguha umugisha. Niwumva iyo message nukuri uce bugufi imbere y'iki, imbere y'Imana. Imana nta mafaranga ikwatse, Imana nta modoka nziza uri kugenderamo ikwatse, Imana ntikwatse iyi hoteli yawe urimo nziza, ntabwo ibikwatse. Irashaka ubugingo bwawe gusa. Icyo cyonyine ni Imana igize ite, nikiri kugusaba. Nta kindi Imana ishaka, kugira ngo Imana ikongerere iminsi yo kubaho, kongera igihe cyo kurama. Rero nubyumva uhindukire, winginga Imana, uyegere, kuko igufiteho iki, igufiteho umugambi mwiza. Imana y'amahoro iguha umugisha, Imana ikugirire neza nubyumva. Rero bantu b'Imana, mureke tugire ute, dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, kuko Imana yacu irareba, ntaho itabona. Igihugu cyose waba urimo, Imana irakureba. Ibyo urimo ukorera mu mahoteli atandukanye, Imana irabizi. Rero mureke tugarukire iki, tugarukira aho ngaho, tugarukira umwami. Imana yiteguye kugira ute, yiteguye kutugirira neza. Rero Imana y'amahoro ibaho umugisha. Tugiye gusenga Imana, ariko wowe uri bukurikirana iki kiganiro, Nyagasani Yesu aguha umugisha nukuri, akugirire neza. Kandi urakoze cyane kunkurikirana. Imana y'amahoro niguha umugisha. Tugiye gusenga Imana kugira ngo Data wa twese arusheho kugira ute, arusheho kugushyigikira. Mana Data wa twese, Imana nziza, Imana ikomeye, Imana ikiranuka, Imana ishobora byose, Adonai Elohimu, turagushimye mwami mwiza. Tugushimiye kugira neza kwawe, turagushimye kubanye natwe muri iki kiganiro. Nyemerera nsengeye umuntu wawe uwo ari we wese uri bwumve iki kiganiro, umugirire neza kandi umuhe umugisha. Ndetse n'iyi message ntambukije, nyirayireba nayumva, nukuri umuhe umugisha, umugirire neza mu izina rya Yesu. Unyemerera utabara abantu bawe, ubakure mu mbaraga z'ibyaha mu izina rya Yesu.
Yesu ubaha agakiza kuko agakiza ugatangira ubuntu, ubagirire neza urokora ubugingo bwabo mu izina rya Yesu. Kandi abagwaye nubakize, hari abihebeshejwe n'imbaraga z'ubugwayi, hari abihebeshejwe n'abarozi, hari abihebeshejwe n'ibibazo bitandukanye, mu izina rya Yesu ndabasenge nubagirire neza, nubabambira amahema, nubahagarareho, nubagwanirire, nubiteho batabare mu izina rya Yesu. Ababuze amahoro ubaha amahoro, babuze umunezero ubaha umunezero mu izina rya Yesu. Abaca bugufi bongera imyaka yo kubaho no kurama mu izina rya Yesu Kristo, ubagirire neza kuko uri Uwiteka, izina ryawe nirihimbazwe. Uri mwiza kandi ubere mwiza abagutegereje, urakoze urakarama. Rero muntu wese uri bunkurikirane, mugisha w'Imana mubeho, ndetse umugisha w'Imana ugere mu rubyaro rwe, ugere mu bavandimwe be mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Utabara abantu bawe, utabara ubwoko bwawe. Urakoze mwami mwiza. Rero ngaho nubashyigikire, urushaho kubana nabo. Ndatuje we ntutuze, kandi unyemerere Kristo imirimo n'ibitangaza bikoreke mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen, amen. Imana iguha umugisha. Ariko se kandi nuko twekura yashaka yakubona hehe? Murakoze cyane. Umuntu wanshaka akeneye ko dusengana Imana, akeneye ko mufasha muri ubu buzima n'ugufashanya, nta kiguzi naka. Umuntu wese ukenera kumpamagara aranshakira kuri 078 08 11 425 078 08 11 425. Umuntu wankenera naho yansanga. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Nawe Imana igumisha. Reka tuzasubire ubutaha. Murakoze cyane.